muri ubwo buryo. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo rivuga igitsina, oya, rivuga umuntu. Iyi ni imbunda ifasha kuritura ibihome by'abadayimoni. Yego, ibuye. Iyi ni imbunda ifasha kuritura ibihome by'abadayimoni, kandi byose mbifashwamo n'ijambo ry'Imana. Uyu ni umwuka wera wahumetswe n'Imana. Nishimiye uyu munsi kongera kuba hano imbere ya kamera ngiye kuvuga ijambo ry'Imana, ariko nk'uko bigaragara mba ndi no mu kazi, ariko nkora akazi nkakavangamo no kuvuga ijambo ry'Imana. Iyo mvuze ijambo ry'Imana bimpa imbaraga kandi bikanyongerera kumva ko ndi mu butware bw'isumba byose. Nifuje rero ko uyu munsi tuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma imirongo itandukanye, ariko umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi tugiye kuvuga ibuye. Ibuye, yego, ibuye. Bamwe barifata nk'ikintu gisanzwe, ariko tuzi neza ko mu isi no mu ijuru ibuye ari ikintu gikomeye. Haleluya. Itangiriro igice cya 28 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Umugabo Yakobo yari mu rugendo ajya Harani, mu gihugu cy'Harani. Ageze mu nzira bumwiriraho, araryama arasinzira. Mu kuryama yeguye ibuye araryisegura. Yiseguye ibuye ararota. Yiseguye iki? Ibuye ararota. Arota abamarayika bava mu ijuru bari ku ngazi ndende ikora ku ijuru. Bamanuka bava mu ijuru bakamugeraho, bakongera bagasubirayo, bagenda babisikana ku ngazi. Hejuru ku mutwe w'iyo ngazi hari yicayeyo ishobora byose. Haleluya. Ariko ndashaka ko tuvuga ku ibuye. Ibuye, yego. Ibuye rero ni ijambo muri iyi minsi numva rifite imbaraga kuri jewe. Dawidi yarikoresheje nk'intwaro yo kwizera, agenda atsinda igihangange Goliyati. Haleluya. Dawidi yarikoresheje nk'intwaro yo kwizera, atsinda igihangange Goliyati. Ni benshi cyane mu ijambo ry'Imana tusanga hari imirongo myinshi ivuga ku ibuye. Ntibivuze ko hari n'abagiye bayakoresha mu buryo butandukanye. Rimwe Yesu bamuzanira umukobwa bari bamufashe asambana, baramuzana ngo twebwe mu mategeko y'Abayuda ntabwo twemera ko umuntu asambana, none rero muduhe tumutege amabuye. Ariko Yesu niwe buye rikuru, ryari rikuriye y'amabuye yose bari baje bafite mu ntoki. Amen. Yesu niwe buye rikuru, n'uyu munsi kandi ahagarariye ikitwibuye byose. Undi munsi Yesu araza, bamuzanira umugabo witwa Simoni. Simoni bamumuzaniye, baraje babwira Simoni ngo twabonye Mesiya. Baramumuzanira. Yesu aramwitegereza, aramureba, ati wowe uri Simoni mwene Yona. Kugeza uyu munsi mpise nkwita izina rya Kefa. Kefa risobanura iki? Haleluya. Turacyavuga ibuye. Muri iyi minsi ya none rero hari abantu bafata amabuye bakayafata nka kumwe Abayuda bari bayafashe bagiye kuyatera Mariya.
bari bamufashe asambana, ariko njye nibaza ngo ese Mariya niba bari bamufashe asambana, Mariya yarisambanyaga? Ntabwo Mariya yisambanyaga, ntabwo umuntu umwe yisambanya, ahubwo bafashe Mariya bashaka kumuhohotera. Mu mategeko bari bafashe igitsina gore bagishyira muri uwo murongo ko bagomba kujya bagihohotera muri ubwo buryo, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rivuga igitsina, oya, rivuga umuntu, ntabwo rivuga igitsina. Kandi umuntu ijambo ry'Imana rivuga ntabwo ari uyu nguyu murebesha amaso, nkuko nabivuze kera. Ntabwo umuntu ari uyu nguyu murebesha amaso, umuntu n'urimo imbere muri jye, umuntu n'urimo imbere muri wowe, umuntu ni wa wundi uvugana n'Umwuka Wera. Imana yahumekeye muri wowe igushyiramo Umwuka Wera, ari we muntu ugirana connection n'Imana ishobora byose. Bandi nabo bafata amabuye bayafata nk'aho ari intwaro bagiye gukoresha batera Mariya kugira ngo bamwicishe amabuye. Twabonye mu ntumwa za Yesu Kristo, Stefano bamwicishije amabuye. Uyu munsi hari abantu bagifata amabuye muri ubwo buryo. Hari inkuru maze iminsi numva zicicikana, nanjye ngira bintera ishyaka ryo kujya kureba. Nk'umuntu ngo yagiye gusenga, ngo afata amabuye ngo ajya kuyasengera, ngo yabaye abanzi be. Wifatiye amabuye uyahinduye abanzi bawe, kandi Yesu Kristo ari we buye. Nyamara ijambo yarivugiye ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Ufashe amabuye, ese ubwo wikuyeho icyubahiro kingana iki? Niba ufashe amabuye kandi ibuye ari ryo ukwiye kubakaho, ugafata amabuye ukajya kuyajugunya ngo ni abanzi bawe, ukayaroha. Ntabwo ndi bugaruke kuri ibyo ngibyo, ntabwo ndi buvuge ku ibintu bitinze biri bujye kuba byinshi ku muntu ufata amabuye mu buryo buri negative. Navuga ko buri negative, kandi ibuye ryo riri muri positive. Ejo ni ku ruhande rwe, afite ubushake bwe, ariko navuga ko Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ni umukozi w'umuhanga, ntijya yitiranya amazina, ahubwo bamaso urebe neza niba ibyo uri kuvuga n'ibyo uri gukora hatarimo kuvangirwa. Satani ni umurwanyi nubwo atari umuneshi. Dufite Yesu Kristo watuneshereje. Wifata amabuye ngo yashyire muri position ya negative. Amabuye, ibuye riri muri positive position. Rero ndacyari kwivugira ibuye. Ahangaha reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 40. Aherako asingira inkoni arayitwaza, yitoraniriza amabuye 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya, atoragura amabuye 5.
ndacyari kuvuga ku ibuye, ndacyari ku mbaraga z'ibuye Dawidi yarikoresheje nk'intwaro yo kwizera. Mu by'ukuri umufilisitiya hariya yari yitegereje Dawidi, arareba aravuga ngo uyu nguyu ntabwo noneho oya, uyu ni umunyantege nke, umuntu uje imbokoboko azanye inkoni, njye mfite icumu, mfite inkota, mfite yambaye ingofero ikingira umutwe, yambaye ibyuma bikingira igituza, yambaye inkweto z'ibyuma, yambaye ahantu hose yambaye nk'ingabo koko. Ariko undi we azanye inkoni, yiyambariye ikabutura bisanzwe nk'uko kwanjye. Ariko Dawidi yaramuteranye ukwizera kuri hejuru cyane, amuterana ibuye. Ndacyavuga imbaraga z'ibuye. Imbaraga z'ibuye Yesu nawe arigarukaho avuga ngo ibuye abubatsi banze iryo ryahindutse irikomezi mfuruka. Ndacyari kukubwira ibuye, niba hari ikintu wajya guritekerezaho mu buryo butumvikana, utari kumva neza, umenye ko iyo umuntu agiye kubaka ibye kugira ngo bikomere ashinga amabuye. Ibyo ukora byose kugira ngo bikomere witabaza ibuye mu mwuka wera. Iyo turi mu mwuka wera duhamagara ibuye, hari ryo Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ntaho bitandukaniye no kugenda ukavuga ngo nanjye nitwa Yesu. Hari n'abitwa ba Jesus, ariko nabo bitwa ba Jesus. Ariko hari Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, niwe buye ryo kwizera. Ni byinshi umuntu yavuga ku ibuye, ariko ndashaka ko tureba twihute cyane tutari twajya kure. Mu gutegeka kwa kabiri, Imana yahaye Abisirayeli amategeko yayo 10, amategeko yibanze 10 yo kugenderaho. Ntabwo yabandikiye ku mpapuro, ntabwo yabandikiye mu mizingo y'ibitabo. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo fata amabuye uyabaze neza, aha niyo twandikaho amategeko. Yaconge imwandikira amategeko 10 ku mabuye. Urukumva imbaraga z'ibuye? Byatangiye Yakobo agisegura, abana be baryandikirwaho amategeko. Yosuwa ari kwambutsa ubwoko bw'Imana Yorodani, Imana iramubwira ngo bwira aba batambyi uko imiryango ari 12 ya Isirayeli, buri wese ahagarare mu mazi afate n'ibuye ry'igihamya cy'uko bagendanye n'Imana ishobora byose. Ibuye we, ibuye. Urababaje umuntu urifata mu buryo buri negative. Ibuye. Ibuye. Dukomeze. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana ni umutsima utunga ubwoko bw'Imana.
ijambo ry'Imana ntirigira itangiriro, ntirigira n'iherezo. Umwuka w'Imana ntabwo aza ku isi honyine, no mu ijuru ariyo, aracyatuvugira ku Mana. Azi ibyo dukeneye, aza kugira ngo atuyobore mu kuri kose. Ariko aramanuka n'ikuzimu akajya gukurayo ibyo Satani yanyaze. Ese wowe Satani yakunyaze? Hamagara uwera niryo buye, kandi umuhamagare mu kwizera kose. Hamagara uwera, arakohererezayo ingabo ikuzimu, agukurireyo ibyo Satani yakunyaze. Arakurayo iki? Ibyo Satani yakunyaze byose. Ndacyari kuvuga ibuye, ntabwo ari itangiriro gusa. Sina Yosuwa, sina Samweli, sinande, n'ibyahishuriwe Yohana byagarutse ku ibuye. Mu ijuru hari intebe Yohana yeretswe ku kirwa cy'i Patimosi. Iyo ntebe yari yicayeho n'uyicayeho yari nk'ibuye, yari afite ishusho y'ibuye rya yasipi. Yohana yitegereje neza abona ameze nk'ibuye rya sarudiyo. Cyari kukubwira imbaraga z'ibuye. Ntumufate ibuye mu buryo buri negativu. Subira ku isoko. Wareba ukitegereza ukavuga ngo uyu nguyu uri kuvuga ibi ngibi ni muntu ki? Ntabwo ari ibintu byanjye, ntabwo ari ku bwanjye. Wowe urabifata uko ubishaka, ariko niba ushaka kumva umwuka wera icyo avugana nawe, iki gitabo si jye nacyanditse. Iri ni ijambo ry'Imana kandi ryatubwiye ibuye. Uyu mwuka w'Imana ni ufite ibuye. Hari urugamba ruba rutari urwacu. Iyo wifashe ukavuga ngo umuntu ngarakwanga, ese niba kwanga agutwaye iki? Guma hariya mu buryo bwo kugira ngo wirinde kuba yagusagarira, utuze. We ntiwishyiremo kanakwanga, ahubwo umwerere imbuto. Niko gukiranuka nyako. Kumwerera imbuto ni iki? Ugomba no kubishyira mu mutima wawe, ukavuga uti njyewe nkeneye kumenya uyu muntu afite ikibazo ki. So atashobora kuba yaburaye, yabwiriwe, se hari ikindi kibazo afite mu buzima bwe, hari ukabimenya utabimubajije. Yajya kubona akabona nubwo wakohereza intumwa ugatuma umuntu uti nshaka ko mpera uyu muntu ibintu bimeze gutya, ntunamubwire ngo ni runaka ubikoherereje, ariko wowe ugakora icyiza. Gambirira gukora ibyiza mu buzima bwawe, niko gukiranuka nyako. Ntabwo wagambirira gukora icyiza ngo Imana ibure kugushyigikira. Igihe cyose uzatekereza gukorera umuntu ibyiza, kandi ntiwite ku kuba ngo we arakwanga. Yesu mu gitabo, mu butumwa bwiza bwa Matayo, ndumva ari mu nk'igice cya 6,
niho yavuze ngo hari umutwe w'amagambo uvuga ngo mukunde ababanga. Umuntu nubwo yakwanga ukamukunda, gusa icyo ni uko bidashobokera umuntu wese ugiye kubyishoboza. Ariko nusenga Imana ukavuga uti Mana umbe hafi kandi ugendane nanjye, urugendo rwanjye rushyize mu biganza byawe, nta cyatuma Imana itagushoboza. Kandi n'ibyo ubona ko bidashoboka Imana yo irabishobora, kuko ibyo ubona aho ubona hahandi hatari inzira, Imana ifite inzira nyinshi cyane ishobora gucishamo ibintu bikagenda neza. Ntaho kumva ngo umuntu ngo wagiye kujugunya abanza gute se? Gute uri mu rugamba rw'umubiri, uri umukozi w'Imana, niba uri mu rugamba rw'umubiri genda ufata intwaro nk'uko abasirikari baba bo muri uyu mubiri babigenza, kandi uzi ko uri kurwanira ukuri. Niba uzi ko ibyo urwanira bidahwitse, bitari mu murongo mwiza, bitari iby'Imana yishimira, ntabwo watumwe n'igihugu, ntabwo uri intumwa, ariko ngo uri kurwana, ufashe intwaro ugiye kurwana. Nta mutegetsi wagutumye. Rega nubwo wavuga ngo ubutegetsi ngo buriho ngo buragupenaliza, bugufashe nabi, ibyo ntabwo ari ibyawe, ntabwo ari ibyawe. Ubutegetsi bwose buva ku Mana. Imana niyo ipanga ngo ubu buyobozi bukwiye kuyobora aba bantu. Niba bugupenalije ukaba wumva utaguwe neza, wasenga Imana, kuko Imana ibera hose icyarimwe, ikaba ari ikurenganura. Kandi nita kurenganura nabwo uzige kubana nabyo, kuko ntabwo iyi si ntabwo ari paradizo. Wiga kubana nabyo ukabyakira, ukabaho ngaho nta kindi. Wowe ugakora icyo ugomba gukora cyo gukiranukira Imana gusa. Nimfate intambara ntangire kuzirwana mu mubiri, ntituyobewe ko turi mu isi igihe cyose turi mu ntambara, kuko iyi si yaratanzwe, yagabiwe umwanzi Satani. Satani rero aduteza intambara z'ubwoko bwose, intambara zo mu buryo bwose. Nta cyiza Satani aba adushakira. Satani icyo agambirira mu mutima we amanuka mu isi, yaragambiriye kurimbura ikiremwa muntu. Rero niba yaramanukiye kurimbura ikiremwa muntu, ukifata uri umunyamwuka ugatangira kurwaniza umubiri, aho wakishe. Uri umunyamwuka ugatangira kurwaniza umubiri. Ahangaha ni kuvugana n'umuntu wese wemera Imana n'Umwana n'Umwuka. Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Ntabwo ndi kuvugana n'umuntu utazi rivanirizimu. Niba warigishijwe, hari igihe kizagera tukanareba ijambo ry'Imana ku bantu bashyashya, ku bakizwa bashyashya. Ariko niba warakijijwe, warabwiriza ijambo ry'Imana, nawe ukaba ujya urivuga, nawe ukaba hari ukuri ukuntu uhagaze, wigishwa kenshi, ariko ukashaka kwinangira umutima cyangwa no kwicira inzira. Ntabwo ari cyo Umwuka w'Imana dusabwa. Ijambo rye riratubwira ngo yita kuri twe, tuyikoreze ibibazo byacu, amaganya yacu, intambara zacu, intimba zose, kuko yita kuri twe.
ese niba tutayikoreje ibitugoye ntituyiganyire amaganya yacu kandi tuzi neza ko itwitaho amanywa nijoro, itwitaho iminsi yose. Nagenda nkavuga ngo njyewe ngo nishoboza kuba ndi hano hejuru kandi kanya nkamanuka nkagenda amahoro. Hoye hatari ingabo z'ijuru zindinde gusitara, ibihanda byamfata, ibihanda byambona aho ndi hano hejuru, bityo jewe umuntu ngacika intege byoroshye. Ariko nzi yuko umwuka uzagenda mu nzira uvuge ngo nagiye amahoro ngaruka yandi, wumve ko ari ibintu byikoze byabaye gutyo automatically. Yivugiye iti nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Uwiteka atanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Twebwe turi bahamu na habari, twibereye aho ngaho twigendera, ariko hari urugamba ruba ruri kuba behind, wowe utabizi utabireba, ariko hari intambara nyinshi. Nuko utazi ziba ziri kuba wagiye mu kazi none ngo arimo no gukora ijambo ry'Imana, ngo ari kubwiriza abantu ubutumwa bwiza ari mu kazi, ngo kubera intambara ni nyinshi. Nshuti yanjye, muvandimwe, intambara ni nyinshi, ahubwo ntabwo tuba tuzi iyo bibera. Twebwe ntabwo tuba tuzi iyo bibera, ariko umwuka w'Imana, Imana izidufasha, Imana itubera amaso, ikaturinda, ikadukorera bino na biriya, ariko twebwe tutazi ibipfa n'ibikira. Ariko Imana ihimbazwe kubw'umwanya yemera gutanga kugira ngo tuganire n'abantu ijambo ry'Imana, kugira ngo tuvugane n'abantu ijambo ry'Imana. Twanyazwe byinshi ku mahere, ariko nzi ko Imana ishobora byose. Ibyo twatakaje tuzabigarurirwa kandi byikubye inshuro 100. Ijambo ry'Imana inshuro 100, tuzabigarurirwa inshuro 100. Ikindi kandi kiruseho, tubikiwe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Imana idufashe cyane, abazi z'Imana zitubeho, kandi ukuboko kw'Imana dukomeze kudutwikire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.